kirogo nta hantu uzigera ubona undi papa wawe uriya niwe usukubyara urumva mwana wicaye hano iruhande aho ntukabibeshe ariko umugore wawe ari kuvuga nduzi ko umungirwa mugore natangira kuvuga ngo muceceke ngo nzawukata wimbwirira murumuna wanjye nabi urabizi nawe ruge urabizi nawe ko navutse ku giti nyine nagira abandwanirira reka nkubwire ruge urabizi ntajya koma Fabiola ntajya yumva arakutwa ejo we ntabwo yarakunize erega wowe uravuga n'ibyo utazi by'amajeka injira ngaho uyu se kandi hano aje kuhamara iki ariko si ubu muri uru rugo rwacu muba mubona yuko ariho ahantu abantu bose bagomba kujya baza bagataramira nk'ubu wowe uje hano kumara iki nje kureba isimbi isimbi si umurebamo ibiki njyewe nje hano kureba isimbi ubwo waba uzana ibindi bibazo dore ko urugo rutajya ruhuruhuka uje kumurebamo ibiki sasa nje kureba umwana wanjye kuki umwana wawe umwana wanjye sinabivuze Fabiola hamagara isimbi niba hari umubwire ko mushaka nje kureba umwana narabivuze kandi mpora mbivuga ntabwo se wabyereke ugira umwana byose birakureba eh igihe nabyariye birakureba ariko abanyamerika baratungurana da wabona waranabyaye hanyuma se umwana wa isimba arakurerera niba warabyaye isimba arakurerera isimba akubyarira gute akutwarira umwana gute njye ntabwo naje hano guterana amagambo nawe sibyo ndanakubaha sica no kukubahuka uranduta nje hano nkubwira ikinzanye ni isimbi nshaka hagira ibyo nganira nawe ibindi mbabarira ndeke nawe uhari kandi n'uwo mwana ndamutegereza ake umutegereza mu nzu yanditse wagiye gutegerereza iwanyu isimbi isaba iwacu none se hano uje kuhamara iki hano ko ari iwabo wahise imbere iwanyu isimbi nyine sohoka rero nakubwiye ko isimba adahari nta kibazo nanjye mfite umwanya wose ariko ubu sinababwiye n'ukuri kwimana ikibazo kimwe kiza hazamo ikindi hazamo ikindi ngaho ndorera buri uwo ari we wese araza agashaka mubura nawe uraje umanika amaguru uryamye dore intebe mwarazisajishije zarapondamye ese wowe ntabwo wabyagenge n'umuntu yanjye soko nari mbize kudahamye ni byiza shiri wite mana we wite kana kanjye se wakabonye mwana wawe kandi uyu mwana kandi ari uwanjye bunse ba films y'umusara uko tumaze kubona ko uno mwana w'umukobwa Sylvie atangiye kuba bakitana ba mwana we na Isimbi bavuga ati uyu mwana n'uwanjye uyu mwana n'uwanjye amaherezo yabo araza kuba yaba yahe ko tumaze kubona ko uno mwana ari uwa Isimbi none Sylvie akaba aje hano mwa runo rugo aje gutora umwana we ese amaherezo yabo araza kuba yagenda ute baraza kuba barwanira uno mwana bibashe kuba byasaba ubuyobozi kari bwo buza kubakiranura kubera ko uno mwana twari tumaze iminsi tumubona hari amwarura rugo rwo kwacyusa arerwa n'uyu mwana w'umukobwa Sylvie rero nimba tubashije kuba twagerana hano kuri no munota tukiri kumwe mwandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe nurangiza ujye wasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima kugira ngo tuze gukomeza kubana ibintu bimeze neza tugiye kuba twarebera hamwe byinshi cyane bigiye kuba byaranga film yacu inzira y'umusaraba kubera ko tumaze kubona ko Sylvie ndetse n'uyu mwana w'umukobwa Isimbi ibyabo bitari buze koroha habe na gatoya ndetse n'ibindi bintu biraza kuba byaranga ino filimi byose turagenda tubikugezaho akantu kamwe ku kandi ni byinshi cyane rero bikomeje kuba byaranga ino filimi aho twamaze kubona ko mama iribagiza ndetse na Rugema bo ibyabo bitangiye kuba byaba ukundi kuntu kubera ko mama iribagiza ngo ashaka kuba yakomeza kuba yakita kuri uno mugabo ngo ni Rugema ashaka kuba yasohora Nyiranambara ndetse na Fabiola hano mwa runo rugo akabasha kuba yasohoka agasigaranamo hano mwa runo rugo na Rugema ese mama iribagiza koko biraza kuba byamuhira ino mipango afite azabasha kuba yabigeraho ukurikije uburyo uri kugenda ubonamo filimi y'umusaraba cyangwa umubona mama iribagiza yarahindutse yakabaye ajyana Rugema mu butabera kubera ko twamaze kubona ko Rugema ari we wabashe kuba yamwicira umugabo akabasha kuba yanamugira gutya agendera ku mbago twamaze kubona ko ari Rugema wabashe kuba yabikora ariko twamaze kubona ko mama iribagiza we
akomeje kuba yakunda no mugabo ngo ni Rugema. Se mama Iribagiza yaba ari mwirindagira ry'ibitekerezo? Byose mujye hasi muri comment mubashe kuba mwabitubwira. Mbibutsa ko umuntu udafite igitekerezo cyo gutanga ashyiremo amayomoji y'umutima wo hasi muri comment kugira ngo turebe ko kuri no munota tuba dukurikiwe n'abantu baba babashe kuba bagenda badukurikira umunota ku wundi, yuko hano bari ibintu byinshi cyane tuba turi kugenda tubagezaho akantu kamwe ku kandi biba bikomeje kuba byaranga filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Kandi nimba hari umuntu ufite igitekerezo yifuza ko cyaza muri filimi Inzira y'Umusaraba, nacikanwe no kuba yagitanga kugira ngo tuzabashe kuba twabasohereza ubutumwa bwanyu. Kandi mbibutsa ko iyi ariyo channel yonyine y'ukuri ibasha kuba yabagezaho buri update yose kuri filimi Inzira y'Umusaraba. N'ikimenyimenyi niyo ifite n'abasubscribers benshi muri channel zose zibasha kuba zababwira ano makuru yose yo muri filimi Inzira y'Umusaraba, yuko twamaze kubona ko hari abantu bamaze kuba batwitirira ugasanga barimo barababwira ibintu bababeshya nimubashe kuba mwabibona muri filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Ariko nkwibutsa ko iyi ariyo channel yonyine ibasha kuba yakugezaho buri update yose, buri makuru yose yizewe hano muri filimi Inzira y'Umusaraba. Kandi ntago ari ibyo gusa dukomeje kugenda tubonamo, kubera ko tumaze kubona ko Nyiranambara ndetse na Rugema bo ibyabo bitangiye kuba byahinduka ukundi kuntu. Nyiranambara na Rugema umubano wabo utangiye kuba wazamo agatotsi, aho Nyiranambara atangiye kuba yarwarira aho apfukiwe iriya sura. Mumaze kubona ko Nyiranambara ngo nawe adashaka ko uyu mugore mama Iribagiza ngo akomeza kuba hano mwino nzu, ngo bakomeje kuba bahangana rero. Kandi twebwe twamaze kubona ko mama Iribagiza atiteguye kuba yasohoka muri ino nzu habe na gakeya, ntago yiteguye kuba yaha amahoro Nyiranambara ndetse na Fabiola bashaka kuba bamwirukana hano muri ino nzu, kubera ko twamaze kubona ko ari cyo kintu Nyiranambara akomeje kuba yakoresha kugira ngo abashe kuba yakirukana uyu mugore muri ino nzu. Ariko twamaze kubona ko mama Iribagiza nta mupango n'umwe afite wo kuva muri ino nzu, ahubwo icyo ashaka no kuba yakirukana Nyiranambara ndetse na Fabiola n'abandi bantu baba hano mwino nzu, ashaka kuba yabasohoramo agasigaranamo n'umugabo we Rugema, ngo bakabasha kuba babana neza. Yuko twamaze kubona ko mama Iribagiza yabashe kuba yabwira Rugema ati njyewe nanga abantu ba hano mwa runo rugo, ngo nago batuma nisanzura, ngo burya niyo nkubonye uri kumwe na Nyiranambara mugiye hariya mu cyumba, ngo ibyo bintu bibasha kuba byambabaza, ngo bibasha kuba byandira umutima. Rero Rugema ugomba kuba wakora bino bintu, ugomba kuba wasohora Nyiranambara hano mwa runo rugo ndetse na Fabiola kugira ngo nzabone uko nsigarana amahoro. Ariko ntago uyu mugore ari kwirengagiza ko Nyiranambara ari we Rugema akunda cyane, kubera ko aribo bafatanyije kuba bakora ibyaha, aribo bafatanyije kuba bakora buri kimwe cyose kugira ngo bice umugabo w'uyu mugore. Ariko umugabo uno mugore hagira ngo yararozwe mama Iribagiza, ntago ari kubasha kuba yabona ibintu Rugema byose yamukoreye, yuko uno mugore yaje hano mwa runo rugo aje kugira ngo ajyane Rugema mu rukiko, azajye kuba yareka Rugema kubera ibyo bakoreye umuryango we, kubera ibyo bakoreye umugabo we, kubera ko twamaze kubona ko Rugema ariwe wishe umugabo w'uyu mugore, akabasha no kuba yamugira kuriya. Niyo mpamvu mubona uno mugore agendera ku mbago, byose ni Rugema wabigizemo uruhare. Ariko uno mugore byaje kurangira amukunze. Urukumva rero ko uno mugore ashobora kuba yararozwe, ashobora kuba atari muzima kugira ngo akomeze kuba yakunda Rugema. Abantu batangiye kubona ko uno mugore yaba yararozwe atari muzima, mujye hasi muri comment muvuga ati mama Iribagiza wararozwe, mushake wa musaza amuhe umuti, kubera ko twamaze kubona ko ibintu arimo akora imitekerereze ye ntahiri guhurira n'ibyo aje kuba yakora hano mwino filimi. Se mubona amaherezo yabo azaba yahe? Amaherezo y'iyi filimi mubona iraza kuba yagana hehe? Ukurikije byinshi cyane uri kugenda ubonamo. Rero nimba tubashije kuba twagerana kuri uno munota tukiri kumwe, ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, rikandeho nurangiza ujya hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayomoji y'umutima kugira ngo dukomeze kugenda tubana ibintu bimeze neza. Biba ari ibintu byinshi cyane tuba turi kugenda turebera hamwe, biba bikomeje kugenda biranga filimi yacu Inzira y'Umusaraba, kubera ko twamaze kubona ko Cyusa ndetse na Iribagiza nabo ibyo bitangiye kuba byahinduka. Twamaze kubona ko Iribagiza atangiye kuba yagira inama Cyusa ati uburyo wafatagamo umwana wawe, ngo wari uzi ko azabasha kuba yaba umwana wawe, kubera ko twamaze kubona ko Cyusa wa mwana wari umaze iminsi hano wari waraje hano mwa runo rugo yarazanwe na Sylvie. Twamaze kuba twasobanukirwa neza
neza ko uyu mwana ari uwa Cyusa, ariko Cyusa ntabwo yigeze amufata nk'umwana hano muri runo rugo kubera ko yari anamusohokanye agiye kuba nawe yamujugunya. Cyusa rero yaje kuba yatungurwa no kuba yahura na Isimbi mu muryango avuga ati njyewe Cyusa ni igihe maze cyose miga umwana wanjye ni wowe umufite, nza kukureba nkubaza nimba warigeze kuba wambonera umwana ukambwira ati nawe. Cyusa rero uramemukiye kuba waramfatiye umwana ukabasha kuba wamuzana hano mwa runo rugo ukabasha kuba wamurera. Rero Cyusa yahise yiregura avuga ati njyewe umwana namufashe neza Isimbi, umwana njyewe namwitayeho, namuguriye amata kandi munabizi Cyusa ntabwo yigeze yita kuri uno mwana. Cyusa ni umuntu wangaga uno mwana hano mwa runo rugo, ni umuntu utabashaga kuba yakumvikana. Rero mwahise mubona ko Iribagiza yatangiye kuba yavuga ati burya uburyo wafatagamo uriya mwana ntabwo wari uzi ko ari umwana wawe, ariko ngo isomo wakabaye wiga ku ino nshuro ni uko wakabaye ufata umwana wese nk'umwana ukabasha kuba wamwitaho bititaye ngo n'uwawe, yuko mwamaze kubona ko Cyusa amaze kuba yatungurwa agiye kuba yakorwa n'isoni uburyo yavugaga uno mwana, uburyo amagambo yabashaga kuba yamwaturiraho yatangiye kuba yakorwa n'isoni kubera ko aje kusanga ari umwana we ariko atabizi. Urumva ko Cyusa arimo yicuza byinshi cyane mu byo yakoreye uriya mwana, avuga ati njyewe iyo mbimenya ko ari umwana wanjye mba naramwitayeho ntago mba narabashe kuba namutererana. Rero Iribagiza we akomeje kuba yavuga ati Cyusa rero ugomba kuba wakitonda ukajya ufata umwana wese nk'undi umwana wese ukamufata nk'uwawe. Rero Cyusa urumva ko arimo yicuza kuba umwana yabashe kuba yafata nabi aje gusanga ari uwe. Se mubona amaherezo y'iyi filime araza kuba yagana hehe? Ukurikije byinshi cyane ukomeje kuba wagenda ubonamo cyangwa ukomeje kuba wagenda wumva, biba bikomeje kugenda binezeza abantu benshi babasha kuba badukurikira umunota ku wundi. Rero biba ari ibintu byiza kandi byinshi cyane tuba turi kugenda tubagezaho akantu kamwe ku kandi, biba bikomeje kugenda bigaragara hano muri ino filime. Nimba tubashije kuba twagerana kuri uno munota tukiri kumwe, ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho, nurangiza umanuka hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo dukomeze kugenda tubana ibintu bimeze neza, yuko bari byinshi cyane tuba turi kugenda turebera hamwe, biba bikomeje kugenda bigaragara hano mwino filime. Kandi ntabwo ari ibyo gusa, twamaze kubona ko uriya mugabo ngo ni bofure noneho yaje hano mwa runo rugo agasanga Rugema ndetse na mama Iribagiza bishimye barimo baganira ku byo uyu muryango, bavuga ati njyewe abantu ba hano mwa runo rugo Rugema babasha kuba banjagaraza, babasha kuba batatuma nishima, ariko ngo we kora igishoboka cyose uzabashe kuba wasohora bano bantu hano muri ino nzu, ngo njyewe nibwo nzabasha kuba nabaho nishimye. Rero bakimara kuba bagera aho ngaho mama Iribagiza ndetse na Rugema barimo baseka bishimye, mwari mumaze kubona ko kuri ino nshuro Rugema ndetse na mama Iribagiza bo ibyabo byamaze kuba byahinduka ibindi, hamaze kuba hazamo urukundo muri ino filimi yacu Inzira y'Umusaraba, aho mama Iribagiza aje kwihorera bikarangira akunze umugabo yaje kuba yakihoreraho, kubera ko uyu mugabo mama Iribagiza yabashije kuba yakunda. Mwibuke neza niwe wabashije kuba yamuhemukira, niwe wabashije kuba yamwicira umugabo, niwe wabashije kuba yamwangiriza ubuzima, amutandukanya n'abana be babasha kuba bakura batazi ababyeyi babo, yuko mwamaze kubona ko Iribagiza na Rurangirwa bakuze batazi umubyeyi wabo. Ariko kuri ino nshuro mama Iribagiza yabashije kuba yaboneka, rero yiyibagiza ikintu cyatumye akura atari kumwe n'abana be, abona umugabo wabashije kuba wakora ibyo bintu, wabashije kuba yamwicira umugabo akabasha kuba yamutandukanya n'umuryango we, biza kurangira amukunze, biza kurangira barimo babana mu nzu. Kandi ngo uyu mugore ntabwo yiteguye kuba yarekura uno mugabo ngo ni Rugema. Rero murabona filimi yacu Inzira y'Umusaraba iraza kuba yagana hehe? Ni ibiki biraza gukomeza biranga ino filimi yacu? Rero nkandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tubana ibintu bimeze neza. Kandi nimba hari n'ibitekerezo ufite ujya hasi muri comment ubashe kuba wagenda ubitugezaho, yuko bari ibintu byiza cyane biba bikomeje kugenda bigaragara hano muri ino filime, aho twamaze kuba twabona ko uno mwana w'umukobwa Isimbi nawe hari ibyo
yicuza kuba yaravukiye hano mw'uno muryango. Yatangiye kuba yakibuka amagambo yose wa mukobwa babanaga mu cyaro yabashije kuba yamubwira avuga ati nubwo iwanyu muri abakire ntabwo wishimye. Rero Isimbi yatangiye kuba yakibaza ibibazo byinshi avuga ati burya nubwo mfite ababyeyi ariko ntabwo nitaweho, kuko nta n'umwe wigeze utekereza kuba yajya kunzanira umwana muri cya gihe umwana wanjye yari yarabuze. Urumva ko rero filimi yacu Inzira y'Umusaraba ikomeje kuba yaryoha, ikomeje kuba yazamo ibintu tutari twiteze kugenda tubonamo, ikomeje kuba yakomeza kuzanamo ubundi buryohe butandukanye. Rero nimba tubashije kuba twagera hano tukiri kumwe, komeza kugira ibihe byiza yuko filimi yacu Inzira y'Umusaraba iraza kuba yasohoka mu kanya. Ciao ciao, turaza kuba twasubira muri episode iraza kuba yakurikira.